mwongeye kwirwa bakunzi URUZIGA TV ino mwanya mukuru mu cyarwanda yo kwizwaho nanjye mwambutsa gusa mbere ko dukomeza dutangira amakuru reka tubanze tubibutse inyigo z'ingenzi tugiye kwibandaho muri aya makuru yacu. Intsinzi y'amavubi yatumye abaturage b'i Kigali bibagirwa kwirinda icyorezo cya COVID-19. Zibura cyaro nagushidikanye ibingibi byagaragaye mu ntara y'Iburasirazuba. Mu ntara y'Amajyepfo umugabo aratwite bivuga ko uwo yateye inda yaba yarayimusubije. Iyi minsi abapasiteri bakomeje guturisha abakristo babo babwira ko muri ibi bya COVID ibintu bimeze nabi. Intsinzi y'amavubi yatumye abaturage b'i Kigali bibagirwa kwirinda icyorezo cya COVID-19. Inkuru ku buryo burambuye muragezwaho na Mwambutsa. Nkuko mubona tugiye babafana b'amavubi nyuma y'intsinzi ikomeye cyane amavubi abonye tubagiye barimo baraserebura batambaye agapfukamunwa nta kintu ubahirije kabisa biragaragara ko bishimye cyane kandi nta kintu cyabagarika aya masaha kugira ngo cyababuza gufana. Reka tubegere tubaganize tubabaze ese iyi ntsinzi bakire gute n'umwe mu bantu cyangwa babiri tubaganize batubwire cyabateye kutubahiriza amabwiriza yo komeza kwirinda COVID-19. Reka tukavuna mugabo. Yes. Amakuru yawe bakwita ngiki? Banyita G. Bakwita G. Yeah. G tugusanze hano murimo murabyina muri guserebura intsinzi y'amavubi nibyo. Ese ko nagafukamunwa mambaye ibintu murabisobanura gute? COVID yarangiye amavubi yatsinze ubu tumeze neza ibyishimo ni byose. Reka dukomeze tuganiriza abandi bantu. Ese murabona nago muri kure. Sugira we. Ariko umva bafite ibyishimo bitangaje sugira. Hariya sugira adukoreye umuti we. Adukoreye umuti. Maze nanjye ndishima koko. Sume wambaye ariko dushime intera ya metero nasumye wambaye sume amavubi yanjye yatsinze nari ndyamye mbadukana umva abandi barimo gusakuza nanjye uburi kunira kuraje. Nuko muri kwibona abanyamakuru nta kintu nago banyitayo banze kumvugisha ahubwo bashana kunkubita. Yari umunyamakuru wanyu Mwambutsa. Iburasirazuba abagabo babiri badwanye bapfa uburozi. Inkuru ku buryo murambuye muragezwaho na Gaposho. Undi batimbaguye dore ngo uyu mugezeho reka nkurikirane inkuru ku buryo burambuye nababwiye ko utakwambara neza gutya ngo urye capati n'ibishyimbo na voka ngo ureke gutara inkuru nziza ko muri kunigana byagenze gute uretse mbanze nk'iki wowe ko bakunize bimeze bite yaranyije nabyemera nacyo banza kubita indi ngumi banza umukubita indi ngumi uva nkubwire rwose jewe naje hano kugura ibishyimbo na kawunga ndagenda neka ibishyimbo umufuka w'amakara wose washize ndebye mu bishyimbo mbona biracyareba n'imbuto uri kumva ndangije nzana amajerikani amazi nsukamo ndateka amajerikani 5 yose yarangije ibishyimbo biracyameze kwa kuri na kawunga ye nayimusubije none se amafaranga yawe ari buyagusubize cyangwa ayame wowe ko mbona uri ndembe ubundi usibye kubucuruza ibusanzwe uri ikirema yewe ndarembye rwose yaje kugura ibishyimbo noneho muha ibishyimbo nk'ibisanzwe noneho kubera ko yarandi mideni ntago byari gushya rwose nibura n'impano yamuhannye naho ubundi ibindi byose arambeshyera. None se wenda ku baturage dusanze bashungereye hano ibi bintu byari bisanzwe bibaho sha mugabo nanjye nsanzwe oya wifashta mikoro uyu mugabo ndamuzi nangize kumangika ahubwo ashobora kuba afite ikibazo cy'ubukene akaza guhangika abantu bose. None se ko mbona hano mwashungereye n'umukiza uyu mugabo namwangati wapi uno mugabo ntago mwanga gusa nuko agira ibishyimbo bidashya ariko bambwiye yuko akunda kujya ahantu uyu gome ariko nanjye nabipangaga kuzamukura reka nkubwize ukuri none nakubeshye bite n'ibintu nje niboneye ntago biri ari ibishyimbo bisanzwe uyu muntu abwo afite amarozi uyu no muntu afite amarozi uzimambo afite amarozi ibi ni gute utaka ibishyimbo gatekesha amabida 5 umufuka w'amakara nese namabuye ya bia ni imipira ya bia nari ntetse se ntago bishimye nagerageje kubona indura ari yose kandi nta mbaraga nifitiye ndavuga ngo reka nje gushaka izindi nkuru izizo ntago nazishobora nahise nigendera kamera byafashe
byasubiye mu nzu buriya agiye kumuhaye. Yari umunyamakuru wanyu Gaposho ku Ruziga TV. Naho mu ntara y'Amajyepfo umugabo aratwite bivuga ko uyete inda yaba yaramusubije. Inkuru ku buryo burambuye muragezwaho na Gaposho. Kamera wigeze ufata ndi gutaka agahambirwa. Boss uyu munsi aramemba menshi. Reka dukore inkuru. Nkuko mubibona nsimbutse igipangu cyo mu karere ka Ruhango. Nari mavunikiye na teremusi yanjye yari hamenekeye. Nibwo naje kugira gutya nza gushaka inkuru mu Ruhango batubwiye ko ari umugabo utwite. Dore ko kuva umukobwa yamusubiza iyo nda ngatarasohoka mu nzu. Imana imfashe nansabe ku gikoma cyanjye. Dore ko izuba rihari ryoga kubitwara agace. N'igikoma cyanjye kirenda gushira. Dore ko ubushyuhe buhari butatuma wambara ishati. Ni ukuvuga ngo rero reka ngere imbere aho ngaho hatuye ndebe. Nkuko bibona rero ndabona ngezeyo. Nsanze agaritse umwogo w'inda ko kashobora kuba atwite. Niko bimeze bite? Gihora remeze nabi. Ndashaka ko tuvugana neza. Icara nta kibazo, ndabiza abadamu muragoye. Niko tugeze hano batubwira yuko ushobora kuba utwite. Nibyo koko umugabo yatwite ibyo bintu bigashoboka? Ntago babeshya. Ndumva kana gatera mu nda. Ariko ibyo bintu bigashoboka kabisa uratwite ubu ngubu. Ahubwo uzi ikintu ntwitiye agakoma. Bagana kahambirwe. Abantu bo mu Ruhango mwabaye mute koko? Ubu nawe ufite inzara tu. Nk'umugore utwite yakomeje kunyaka ku gikoma cyanjye. Pfa kumuha nubwo cyari gikeya. Mwagaki. Urandamiye. None se byagenze gute kugira ngo utwite? Amakuru. Nakundanye n'umukobwa. Ndaje gukorana n'umukobwa. Yego. Turakundana musaba ko aza kunsura. Aje kunsura. Turaryamana. Muragira. Turagira gutya. Noneho ndangije mutera inda. Umutera inda? Amenyesha ko nayo muteye ndamwihakana. Uzi ukuntu yambwiye? Yakubwiye ngo iki? Ngo reka ngo nimyihakane agiye kuba yintije mbe nyimutwitiye ngo nikurigeje amezi 9 ngo nzayimuha ayibyare. None si ibyo bintu koko yarabikoze? Ahubwo ikibazo mfite nuko namuteye inda y'umwirabura nkaba numva ntwite inda y'umuzungu. Kandi ubu uratwite koko? Ndumva ntwite. Ahubwo si umuzabwira muganga ngwiki ko ntwite koko nijya kwita. Ushobora kuduha nimero y'uwo mukobwa tukamuvugisha? Nayibaha rwose. Yimereze. Nayifashe no mu mutwe. Wayifashe mu mutwe? Ushobora kuba mwari mukundanye? Nayifashe no mu mutwe. Yimbwira. 078 29 850 6. Nubwo nageragezaga guhoza agakoma kanjye nahamagaye umukobwa ariko ntitwagerageje kumvikana. Inkuru wenda tuzamuhamagara twumve ko bivamo. Wabifashe? Yari umunyamakuru wanyu Gaposho ku Ruziga TV. Naho mu mujyi wa Kigali abapasiteri bakomeje guturisha abakristo bababwira ko ibintu muri iminsi imeze nabi. Muri buryo murambuye muragezwaho na Gaposho. Uko numva uburyohe bw'ironji narinciye kuko ntaherukaga kurya. Nibwo negeraga pasiteri ndetse turanahura. Niko pasiteri k'abantu bari kuvuga yuko muri iyi minsi ibintu bimeze nabi uri kubaturisha amafaranga yo murengera. Nibyo koko? Ibintu byarakomeye none se wayabaturisha bakayatanga? Ntayo baguhaye se? Sigaho wa musore we. Ibintu byakomeye muri uyo mujyi. Twabahaye n'inzira bacishamo amafaranga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ukorwe. Ibyo ntabwo bari kubyumva. Barumva turi bubeho dute? Imana ko yabadushize imbere ngo tubayobore. None se ko mbona wanarakaye uyu munsi nayo baguhaye? Birababaje. Nawe byumva ariko maze icyumweru n'amata y'abana atari kuboneka. Kandi nabaryaga uko mvuye mu murimo w'Imana. Mbigenze ne. None se ubu urabona biri bugende gute ko mbona mu rusengero nta n'intebe zirimo? Aho bukera turaza kubiparika ibi bintu. None se nzaje kwibase. Urareka umurimo w'Imana ukora iki pasiteri? Ariko nanone ntago wabireka.
nakunda Imana izajya ishaka inzira icishamo nakunda ariko turababaye ubu ngubu wowe urabona biri bugende gute muri iyi minsi sigaho umuntu wisigaho nawe wimbaza ibintu byinshi ibintu byakomeye gusa bimenye ko byakomeye wimbaza byinshi cameraman uri twadufashe okay yari Gaposho Uruziga TV bana muri sozo zacu z'Uruziga TV twakiriye umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mana we mwese mwaramutinye muramuzi cyane gusa ntacyo atwaye ahubwo n'ibira bintu ajya tubwira byo kuguma mu rugo araza kudusobanurira ibintu uko bimeze muri iyi minsi bya bintu byabereye Kigali polisi y'u Rwanda yabyakiritse imwe muri polisi ishishikariza abantu imwe mu bantu bashishikariza abantu kuguma mu rugo agiye kutuganiriza byinshi atubwire ibintu muri minsi twakwakira iminsi dukira umuvugizi wa polisi agira icyo atubwira turakwakira ijambo n'iryawe urakoze munyamakuru nangiye nsuza abanyarwanda muri rusange nshaka kubamenyesha yuko coronavirus nta gifa nasugira coronavirus nta gifa n'amavubi coronavirus ikintu nababwira cyo iri buri hamwe iri muri twebwe tukomeze twirinde tugume mu rugo amategeko ni yayandi nimba nkubwiye ngo guma mu rugo kuwa mbere ugomba kuguma ku cyumweru nabwo ukabukiri mu nzu nkomeza kubabwira yuko tugomba kwirinda icyorezo cya covid nago nivuze ko ndabizi muranzi numvishe munanyita ngo guma mu rugo nta kibazo mwancuriye n'amabiti narayumvishe nayo nta kibazo ariko stay home wari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ariko cyategwa ariko tuvuga ngo tugwe mu rugo n'iminsi ishobora kwiyongera gusa abakunzi mari mukurikiye Uruziga TV ni umwanya dusoje amakuru yacu ndabashishikariza gukomeza kwirinda icyorezo cya corona-19 munaguma mu rugo mukaraba intoki ndetse munahana intera uyu ni wo musozo w'amakuru yacu murakoze cyane Uruziga TV